turi ni Inyamirambo, ahantu bakunda kwita kuri bahaus, na ahantu habera imyidagaduro abenshi bakunda gusohokera, ndetse kandi hakaba habera n'ibintu bijyanye na entertainment. Ababyini ubu tuvugana amaze kubera inkongi y'umuriro, abenshi bakomeje kuvuga ati ibi ntago byakunda kubera ibibera muri iyi nyubako. Abakobwa babyina bambaye ubusa, ati kandi hashobora kuba haba amajyini. Bamwe mu baturage tumaze kuganira nabo batubwiye ko ibyo byose mu babivuze ndetse kandi nta gisubizo cyabyo gihari. Baravuga ati ni accident nk'izindi. Reka tumanze dukomeze tumenye ngo byifashe bite, ese amakuru yimbitse na yahe. Ndacyari MC Seti, uyu ni Umutako TV. Ndacyari MC Seti, iyi ni Dom TV show. Ni bamwe benshi bakirimo kwibaza ngo impamvu inkongi y'umuriro ibereye bahaus ni iyihe. Hari benshi tukirimo gushaka kuvugana nabo mu baturage. Reka nsabe cameraman kugira ngo twambukane. Cameraman, reba neza kugira batatugonga, tubashe kuba twakambuka kugira tumenye ngo ibi bintu byifashe bite hano habereye inkongi y'umuriro. Shyiraho itoci toroshye, ariko reka mbanza negere bamwe mu bakozi ba bahaus cyangwa se mu bantu begereye bahaus tumenye ngo iyi nkongi y'umuriro imaze guterwa n'iki. Ndacyari MC Seti. Rumwe mu bakozi ba hano turakuzi nka MC Calypso, ariko nyamaze iminsi nari mu kazi. Umaze iminsi turi mu kazi, ariko nka MC Calypso urumwe mu bakozi ba hano. Nagira ngo ugire ikintu bwira abakunzi ba BTN TV ndetse n'Umutako TV. Inkongi y'umuriro imaze kubera ahangaha, nka MC Calypso bakuzi nk'umu entertainer cyangwa se nk'umuntu wi entertaining abantu baza muri bahaus. Iyi nkongi y'umuriro imaze kubera ahangaha, waruzi neza yuko ugiye kuza mu kazi kandi ugiye kuza gukora nka MC Calypso kugira ngo kandi ushimisha abantu, cyane yuko turimo kwinjira muri weekend. Iyi nkongi y'umuriro imaze kubera hano bahaus, ubyakiriye gute nk'umukozi waho? Ni ubuhe butumwa wagenera abantu cyangwa se bamwe mu bantu bafite business mu gucunga business zabo kugira ngo hatazabamo inkongi y'umuriro next time nk'ibi bibaye bahaus? Actually ikibazo kibaye ahangaha ni ikibazo gitunguranye kuko nanjye cyantunguye. Yego. Kubera yuko nari maze iminsi nanjye ntari mu kazi guhera kuwa mbere. Yego. Nagize ikibazo cy'uburwayi ku buryo nari nemo kubitekereza kugaruka mu kazi byibuze nko kuwa mbere. Yego, warimo gutekereza kugaruka mu kazi? Narimo gutekereza kuzagaruka mu kazi wenda nka kuwa mbere. Bitewe n'uburwayi mfite, ndacyari komiti gusa. Wari umaze iminsi urwaye? Nari maze iminsi. Donc no guhera kuwa mbere nari mu kazi. Ahubwo nanjye baramamagaye barambwira ati bahaus yahiye, bahaus yafashe n'umuriro. Nubwo mvuye mu rugo navuga ati reka ngere kuri tele ndebe uko bimeze. Kugira ahangaha mu by'ukuri nsanze ibyo bambwiye kuri telefone ari byo, ariko sinakubwira ngo wenda byaturutse kuki nk'umuntu wenda wari ubyiteguriye kuza mu kazi n'ibiki byose. Apana, of course ntago wari uhari nk'umukozi ukora bahaus, cyane yuko umaze kutubwira ati nayo imaze iminsi ndwaye, kandi turakubwira ati sorry, ihangane, twese n'ubwo buzima tunyuramo, cyane yuko natwe akenshi muri twebwe na timu turimo gukora kandi tutameze neza. Ariko nk'umukozi wa bahaus wari witeguye kuba wagaruka mu kazi saa n'isa, bakaguhamagara bakakubwira ati bahaus irahiye, kandi n'ahantu ukorera n'ahantu ushobora kubaza guhiga umugati, n'ahantu kandi waremyemo entertainment y'abantu. Abantu benshi baza bahaus bakurikiye cyane cyane MC Calypso. MC Calypso bamuzi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko noneho nk'umukozi wa bahaus nka MC Calypso, ni igiki wabwira abantu bafite business cyangwa se izindi entertainment clubs kugira ngo byibura nabo next time batazahora n'inkongi y'umuriro, cyane yuko
urimo no kubona n'abaseriveri bose bari baje mu kazi ariko akazi karapfuye. Ni iki rero wavuga nka MC Calypso nk'umukozi wa bahaus wari umaze iminsi urwaye, umaze kumva inkuru yuko bahaus ihiye, ariko on this time ni iki wavuga nka MC Calypso? Okay, ikintu nabwira abantu bafite business itandukanye atari n'akabari gusa. Yego. Business ariyo yose yaba ari ntoya yaba ari nini ushobora guhura n'ikibazo nk'iki ngiki, ariko ikintu cya mbere ni ukubanza kwirinda ubwawe. Kubanza kwirinda ubwawe ukaba ufite bizimyamoto bihagije, ku buryo iyo ikibazo nk'iki ufite connection na kizimyamwoto, anytime wagira ikibazo ukaba wakontakta abantu bakaza kugufasha as your business. Yes, ariko ubaje gukoresha iki biri ibyawe uba ufite muri business yawe. Kuko urabona ko ureba kwiteganyiriza mu kazi. Yes, kuko urabona nk'iki kibazo kibaye masaha mabi ya nimugoroba, harambutiyaje byaba imodoka by'amazi aho bituruka ne Kacyiru, hari igihe bihura na mutiyaje, urabona ko bigeze ahangaha cyane ko kaburimbo yose ubona ko yatose, hashize nk'isaha cyangwa amasaha abiri. So ikintu cya mbere ni ukubanza ukirinda wenyine ku giti cyawe, ibizimyamoto ukaba ubifite. Icya kabiri, isaha n'isaha ushaka guhura n'iki kibazo bitunguranye, kuba ufite ubwishingizi nabyo ni byiza. Gushingiza business yawe, ukamenya ati ufite insurance ya business yawe. Isaha n'isaha ntabwo wayibamo ari ibintu bikomeye, ari loss hambaye cyane. Nk'umuntu utari mu bwishingizi byaba ari ikibazo fatana. Ukaba ufite ariko ibi ngibi byo ni ibintu bitunguranye, neje bundi biba no kuzindi business gusa, ibintu byose ni ukwirinda tu. Yes, uyu ni umwe mu bakozi ba bahaus akaba yitwa MC Calypso. MC Calypso azwi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ni nawe muntu kandi wubatse izina rya bahaus. Abantu benshi bazaga bahaus bakurikiye MC Calypso, ngira ngo atanze inama nziza cyane ku bantu bafite business. Wenda nka boss wawe mu bantu mwakoranaga, abaseriveri, abadancers from Uganda, what meaning them ku kibazo kibayeho kubihanganisha nka MC Calypso entertainment around here on this place bahaus? Abakozi ba bahaus ngomba kubihanganisha, babwira ati bihangane ku bintu bibaye, kuko ntabwo ari cyo cyerekezo cyo vuga ngo wenda akazi karangiye cyangwa iki. Birabaye kandi nubwo ari ibintu byinshi cyane byagiritse. Ni accident. Yes, ni accident. Kandi nejo bundi ababosi ndabizi ko bazabitunganya, akazi kongere gasubiremo, entertainment yongere isubiremo, bahaus yongere itwike nka kwa kundi. So ntabwo ari ibintu wenda umuntu wareba muri make yovuge ngo bahaus yarangiye, ngo ntabwo izongera kubaho, ngo entertainment ya bahaus wenda ngo yageze ku iherezo ngo byarajya pana. Ibyo byo ndashaka kubwira abantu, abafana ba bahaus, abakozi ba bahaus, abakunzi ba entertainment muri Abanyarwanda rusange, bihangane, abakunzi b'umuziki muri Inyamirambo. Bihangane by'agateganyo, by'akanya gake, kuko bahaus izongera ifungure kandi neza, kandi noneho mu buryo busha. So ibi ntabwo ari ibintu byatuma duhangayika tuvuge ngo bahaus yarangiye. MC Calypso urakoze.